se kuki barasa mu baturage M23 ntabwo igira ibirindiro ngo babe aribyo barasaho n'ububwo bwawe urumva binakwereka ko izo ngabo kuko akenshi abayobora ibyo bitero n'abanyekongo urumva noneho nka SADC ikibazo cya mbere umuntu akwibaza ujute Connection TV turabashuhuje bantu mwese mudukurikiye aho mu bice bitandukanye byose by'isi tubahaye ikaze kuri Connection TV. Imbere kuri screen yanyu murahabona Albert Rudatsimburwa, tugiye kuganira so bwa mbere tuganiriye tugize undi mugisha wo kongera kuganira nawe. Albert, tuguhaye ikaze kuri Connection TV nanone. Murakoze cyane. Ubu no kuvuga ko nanjye ngize umugisha wo kuganira nabo abakurikira Connection. Bari bagukumbuye kuko ubushize ubwo twaganiraga nabonye commentaire nyinshi cyangwa ibitekerezo by'abantu byinshi bitandukanye, bigaragara ko kuganira nawe hari icyo bakuramo. Niyo mpamvu bagize umugisha nabo kuba bagiye kongera kukubona. Albert, rero tukuzanye kuri Connection TV ngo tuganire n'ubundi kubera uzi byinshi kubijyanye na Kongo by'umwihariko w'iburasirazuba, niho tugiye kuganira turebe situation ihari kuri ubu ngubu, ariko ndagira ngo tuganire ku mujyi wa Sake. Ni mwita umujyi sinzi, ariko bamwe bavuga ko ari agasite gatoya. Tukaganireho turebe, ndashaka ko tubihuza no kuba yaba M23 irizeza abaturage ko igiye kubarinda mu buryo bwihariye hara muri Sake. Ejo nahoze nsoma mbona ko Afrika y'Epfo ngo yohereje ingabo zigera mu 2900 nazo zigiye Sake. FRDC nayo iri gushyira imbaraga Sake. Iyi Sake ubundi uyizute, ndagira ngo tubariyo tuganiraho kubera iki abarwana bose wumva barajwe ishinga na Sake. Na abantu nshaka ko tuzenguruka, wenda na situation y'urugamba turayijyaho nibiba ngombwa, ariko tugaruke kuri Sake cyane. Sake uyizi gute? Mbere na mbere tubwira abakurikira Connection TV katari Isake. Isake nk'inkuko kari umujyi afekara kaji. Ariko nuko n'amazina yose rega hariya ni mu Kinyarwanda, kubera ko hahoze mu Rwanda rwa mbere u Rwanda rwera. Impamvu bakunze kuvuga Sake nuko bibaye ngombwa ko ingabo za Kongo cyangwa uwo ari we wese yakora withdraw akava kuri Goma, akava mu mujyi wa Goma ahunga, niyo nzira yanyuramo akagera za Minova akagera Bukavu. So cyane cyane niyo mpamvu kuko ahandi wagomba noneho kwambuka umupaka ukanyura mu Rwanda. So niyo nzira, niyo mpamvu ari n'igihe mbere ko tubiganiraho uyu munsi, sizi niba ubyibuka ko ari n'igihe MONUSCO nabo mu general wabo avuga ko bashinze uburinzi hariya muri Sake, ko kabisa bazaharinda ko n'imirwano ya nyuma izabera hariya n'iki byose. Sinibaza ko agihari. Sasa uko byifashe kuva ejo bundi, ahubwo no kuva muri weekend uko icyo nzi cyo iteka scenario nimwe, nuko wenda mu makuru mutabisubiramo bihagije kugira ngo abantu babyumve. Ukurashe M23 kandi akenshi abantu bitwaze ko barasa M23, akenshi ntabwo ari M23 barasa abaturage. Iyo byatangiye bitya rero, akenshi M23 igomba kuza gukuramo artillery yawe, urasisha iragukuramo byanze bikunze, kuko M23 nawe ishobora kwihangana ko abo bantu bakomeza kuko reka abo bica abo barasa ni bene wabo, urumva. Se kuki barasa mu baturage? M23 ntabwo igira ibirindiro ngo babe aribyo barasaho n'ububwo bwawe. Urumva binakwereka ko
izo ngabo kuko akenshi abayobora ibyo bitero ni abanyekongo urumva n'igihe MONUSCO yabafashe afite bakurikira Abanyekongo. ubuyobozi bwabo so urumva rero kuva bigitangira kuva cyanzu rega ni kuri aba M23 bavuye mu ndake zabo bahise batangiye gufata aho barasishaga izo mbunda nuko bafashe Bunagana amaherezo ko ntuza bafata Bunagana nuko artillery za FARDC icyo gihe zari muri zavaga i Bunagana niho zarasishaga position ntuza za M23 so n'ahandi hose Rucuru ni kuriya noneho muri weekend ishize kandi tubishyire neza mu buryo uko ibintu waruvuze South Africa ntabwo barageza ibyo bihumbi hafi 3 by'abasirikare hariya bafite za magana yari nka magana negira ngo na TZ na Tanzania nabo arabo bafite artillery nabo ariko impamvu mbivuga nuko bombi mbese bahise batangaza muri weekend ko bemereye kuzatanga uwo mubare w'abasirikare kandi banavuga n'ibintu byinshi kubera ko iyo igihugu cyabo cya SADC kimwe muri ibyo bihugu bya SADC iyo kimwe gitewe ibindi bihugu bigomba kuza bigatabara ariko umuntu yakwibaza none se Mozambique nayo iba muri SADC kuki batigize bajyayo mbese barenze kujyayo ari uko bumvise ko u Rwanda rwahageze ariko nanone baranahavuye kandi batigize barangiza akazi bari baje gukora ibintu bishatse kuvuga iki ubwo no kwitwaza ko ngo amasezerano aba hagati ya SADC ahubwo sinahita ntanga ibisobanuro ariko abantu nabo babyibazeho ukagira imvugo ukabona ingiro kabiyindi urumva ukavuga ko SADC ngo iyo igihugu cyatewe ngo bigomba kwitaba ariko tumenye ko nko muri ibi bintu haje abo ngabo gusa ntabwo Angola yaje ariko turaza kubigarukaho kuko Angola nayo iba muri SADC yes so ibyabaye rero muri iyi minsi byanyuma kuko sinasubira kuva ko tumaze iminsi tutavugana sinasubira aho twari tugereje ariko navuga muri weekend ishize uko byagenze nuko artillery kwa gatandatu no ku cyumweru ntako batagize bararashe barasa mu baturage kandi bose n'abaronda phone hariya ni muri Masisi barasa n'iki byose kandi barabizi na MONUSCO ibihari bireba icyo gihe rero nibyo navuga ko muri icyo gihe abandi barasaga bari abasore bo muri M23 nk'abasirikare bari professional baratangiye barabapangira noneho kwa mbere nibo babateye M23 niyo yateye amakuru mfite nuko noneho saa 11 za mu gitondo zatangiye gutera defense za bari abasirikare bose abo rero iyo bagezeho urumva kuko umuntu umenyeye kurasisha artillery ni kuvuga ko arasa aduye kure aba FARDC nabo bafatanyije barasa bari kure kurwana imbona nkubone si ibyabo kubona rero batagiye kubona abo M23 mu maso bahise bafata inzira yo guhunga barahunga ariko icyo nzi cyo nuko muri iryo joro kuva ijoro ryo ku cyumweru
rishyira ku wa mbere. icyo gihe abo twavuganye bambwiye bati convoy yegereze mikoro. convoy y'amakamyo y'amalorizi 12 amakamyo bose bateruye izo ntuza izo BM21. So BM ni za BM ni bya bibunda birasa kure bimeze nk'ibihombo. Yes. BM21 na 14 bose yari convoy yavuye muri Sake. yari bakuba FARDC ihunga. Ariko na South Africa na Morisco bose hamwe. SADC FARDC ya coalition yose. So kuko ni kintu batinya niyo dog batinya ko M23 yabagwa hejuru hanyuma bakabambura izo mbunda. Kandi hari hashize nk'iminsi 2 gira ngo niba nibuka neza icyo gihe hari abatanzania nabo bari bararashe muri kimwe gishize. Icyo gihe M23 yarabwira rwose ubundi ko nta quarrel bafitanye nabo, nta bibazo, ntabwo ari ngombwa ko babarasa, akani bakomeza kurasa basaza bazibambure. Umunsi wakurikiye ntabwo barashe. So urabona ko ibyo kurwana icyo kugeza ubu ngubu barimo bashoboye no kurasa bari kure. Ariko M23 yibashije kubegera bakabinjiramo abandi barahunga. Ibyo byose kwa mbere umujyi wa Sake ingabo zose azari zo muri FARDC cyangwa SADC zari zaravuye mu mujyi. wari wafashwe none nayo 23 ubwo ngubwo. Urumva nibura ingabo bazikuyemo kuko nuko kuva ejo ntabwo nabashe kuvugana n'abantu neza ariko sinumvaga ko bashaka gufata Sake, ariko nibura bakuyemo aduyi igahunga. Se nkakuraba ukunda kuvugana nabo babwirwa n'iki ko ari umutanzania urashe cyangwa ari umunya South Africa cyangwa ari umu FARDC ko bose barasa batabegereye? M23 ntabwo itinya kukubegera. Marezo irakugeraho ikakureba amaso mu yandi. Bazi abo bahanganye nabo. Kuko nabyo intelligence kumenya kugira amakuru kuko uwo mu Rwanda nawe nabo ni cyangombwa kuko umenya weaknesses z'abantu ziba zitandukanye. Uko bamwe barwana, uko bifata, uko bapanga byose so ni ngombwa ko ubimenya uwo muhanganye nawe. Ako Arbe nubwo wenda ikibazo ngiye kubaza nakagombye kukibaza umuvugizi wa 23 ariko nk'umuntu ugira amakuru yabo basha no kubavugisha, iyo ureba ubushobozi bafite intwaro babona jo ndi bavuga yuko bahanuye indi drone bavuga ngo hasigaye drone imwe I think ukumva nyine ni mu kanya barimo uhamye ko bari professional, ubona ubu bushobozi babukura he? Bagira igihe cyo gukora ka business bakabona amafaranga? Ubundi buri umuntu yabisobanura gute niba hari ikintu wabivuga? Amafaranga y'iki yo kugura ibikoresho nk'ibyo biri ku rwego ruhambaye? Ibyo byose tubanze dutangira aho warutangiye sindi umuvugizi wa M23 amugani byo tubyumvikaneho. Kandi wa mugani ni wari ikintu bavuzeho gatoya ni communication. Ko ibintu bakora ni bitangaza ariko nabo babivuga bihagije. Abandi buzuza ntuza social media n'imbuga zose kandi babeshya banabeshyira abantu. So kuko ibyo biteye isoni. Ibyo kumanura n'iki byose nabo twize tubivugana
Donc, sinzi n'ukuntu bazimanuye nzi ko bazimanuye so kuva bazimanura ntabwo turavugana nabo donc kandi sinangombwa ko nahita mvuga ni reka mbabaze uko bazimanuye kuko hari n'ikindi abantu bajya birengagiza ni uko equipment nyinshi navuga ko 80 hafi 90% equipment bafite akenshi bayambuye ntuza umwanzi barabasakira bakarwana bakabita bakabisigarana urumva igihe batewe ngo naibu bihunyira urumva equipment bahakuye kandi urumva erega n'abanyekongo batashobora no kumenya icyo ari cyo akikinyabufura bari abasore bagize kuko iyo batwetse izo mbunda zose bari barafashe icyo gihe ntabwo batweretse imirambo yari kumwe n'izo mbunda ariko zari nyinshi kandi wa mugani baba bapfuye wa mugani burya urumva bagira umuco kandi bo ntabwo barwana kubera ko bashaka kwica barwana ko bagomba kwirinda ubusazi n'ubwicanyi bw'abariya abantu so ni ibintu noneho iyo equipment yose sinakubeshya ibyiza no kuzababaza kuko mu by'ukuri ntabwo nigeze mbyibazaho full honesty ntabwo nabyibajeho waryangogo ariko urumva nanone sinzi niba mwasomye no muri iyi weekend mu gihe rero hariya bariho barasa n'abariya basore bafata babakuramo ugasanga Kinshasa abantu batangiye imyigaragambyo ngo Loni cyangwa ngo abazungu mbese babiyama ngo ni ukubera ko bafite ibibazo bya bindi by'abanyekongo nyine batwika imodoka hanyuma hashize nk'amasaha ugasanga MONUSCO yasohoye raporo ngo bafite amashusho ngo ya blende donc ni gifaru batanga na nimero ngo cyarashe missile sol air so ngo cyarashe missile uwo munsi muri iryo joro cyangwa n'ejo nzi ko habaye inama y'akanama k'umutekano ka Loni nawe wize babivugaho iyo biza kuba ari byo bari kubiganiraho kuko byari kuba inkuru urumva ni ibintu kugira ngo igifaru kigere hariya kandi banavuga ko ari abanyarwanda kikaba cyaranyuze igifaru tank urumva kugira ngo tank ive mu Rwanda igere hariya inyura he cyese niba yinjira mu kantu hanyuma ikadisiparisa ikongera ikagaragara ahantu kandi ikindi drone na missile wapimye drone ufite missile ukarasa nuyifate no ubwo se drone ikaba yakwepye yavunye umugara no urumva hari ibintu byinshi bari abantu banavuga ariko donc ibya kugaruka kuri icyo kibazo cya sinzi uko bamanuye drone ariko icyo nzi cyo nuko bazimanuye kandi zarigira ngo enye cyangwa zari 3 menya baraguze 7 ariko ko bari barabonye 3 cyangwa enye ariko zose gira ngo barazimanuye boreka tugaruke noneho kuri SADC hari amakuru nari ndimo nsoma ejo bavuga ko buri South Africa uyu muhati ifite ukongera ingabo no kuba
isa nkaho ibishishikayemo cyane ngo bishobora kuba hari aho bihuriye n'inyungu bwite za perezida wa Afurika y'Epfo. Sinzi icyo kintu niba warigeze ukibona mu busesenguzi bwawe bihuze wenda na Rubaya n'imiterere yaho n'amabuye y'agaciro haturuka. ibyo ari byo byose hari ibintu tugomba ntabwo twapfa kuvuga ibintu tutibutse aho twashingira uko byatangiye. Hari Rwanda, hari Nairobi, ibintu birasobanutse neza, nta mpaka. Inama uko ari ebyiri imyanzuro bafashe ni uko abantu bose barwana bagomba gushyira imbunda hasi, hakaba ceasefire. Mu gihe cya ceasefire ibyo babwiye Tshisekedi ni uko byanze bikunze agomba gutangira imishyikirano na M23 kuko ni nayo group yonyine batize batumira muri demarche zose. Ariko ari Rwanda, ari Nairobi, ari na African Union mu byo so icyo bari bumvikanye nuko barasabaga na M23 muri enea yose bari barafashe ko bavamo, ko bakareka force ya East African Community ikaza kafata kugira ngo ntiyongere kuba imirwano. Ubwo ko M23 itagomba guterwa na FARDC na M23 idashobora gutera FARDC. Ingabo zijya hagati rero za East Africa gira ngo babishoye gira ngo amezi 8 batararwana. Kuva haje abarundi icyo gihe nibyo twatangiye kubona ko ibintu bitangiye kumera ukundi. Ariko nanone kubera ko izo ngabo zitigize zirwana, Kinshasa yumvaga ko ari ikibazo, kandi yari yarasinye ntuza resolution zose za Rwanda na Nairobi. So kurwana ntabwo byari kuri gahunda, kurwana byari kuri gahunda mu gihe M23 yanze kuganira na Kinshasa. Ariko n'umuhuza Uhuru Kenyatta ntakatagize. So muri ayo yose mu gihe cyose kandi na uwo Felix Tshisekedi perezida wa Congo numvise ko niba zitarwanye zigomba kuva muri Congo nizaguma no kurenga tariki ntarengwa yari 8 muri December kweli. So izo ngabo zaragiye. Noneho nka SADC ikibazo cya mbere umuntu akwibaza ujute nk'umuryango wa SADC, kandi SADC ihuza n'ibihugu bimwe na bimwe biba muri SADC no muri East African Community. So ujute kuki wemeye kuza? Ese ntabwo ubona nawe ko utangiye kuzana ibintu bishobora mbese guteranya za block East African Community na SADC? Hari n'abadatinya kuvuga ko ahubwo ikibazo gikomeye kiri hagati ya SADC na East Africa dushingiye ku birego bya Congo hishinja u Rwanda n'abagande babagarukaho, bikaba bishobora kuba ari East Africa iri guhangana na SADC bari gukubitanira muri Congo. Urumva ahubwo icyo mvuga ni uko ubuyobozi bwa SADC kuko urumva na Tanzania iri muri East African Community SADC. So already urumva nta wisdom ibamo niba mwese mukorera uyu mugabane w'isi Afrika, mwese murahura muri African Union, mwese mufite inyungu ko izo ntuza zikomera. Ariko niba SADC yemeye gukina uwo mukino, n'umukino ntabwo usobanutse. Kuki yawemera buriya aka kanya singiye no kuba ko bawemera, kuko urumva
no muri sadek ko hari amasezerano bavuze bumvikanye Rwanda. Najyaga mbyibazaho na biriya bya Rwanda, mbese kuki na Rwanda yaje kandi hari yarabajije ntuza Nairobi byose bari babirangije, kuki bongeye no kujya Rwanda? Rwanda icyo gihe yari muri context ya ICGLR, kuko nayo ni umuryango wize gushirwaho ariko n'abazungu cyane cyane nibo igihe hari amakrize kera, kuko ni international ICGLR, GLR ni Great Lakes Resolution, ni international conflict bla bla bla, ibintu byo mu biyaga bigari, ibiyaga bigari. Ariko urumva Angola ihurira hehe n'ibiyaga bigari? yaje mite none ubwo n'Abafaransa bumvaga ko hari abanglophone benshi cyane bapushinga Angola, ntabwo Angola yagomba kujyamo. Ariko rero nibura okay, Rwanda yaranabaye, abantu aho kubyibazaho baritaba, ariko njye nari kubyibazaho, ariko bagize diplomasi bajyayo. Ariko amaherezo ndumva ko bifite ukuntu bifasha, kuko urebye neza iyi sadek iyo ubu ngubu Rwanda iza kwemera igakora ibyo Tanzania na Nuza bakoze, byari kumera wa mugani nk'ibyo Kabila ise yize kugerageza, ashaka guteranya biriya bihugu byose. Byese bavuga ko ari intambara y'isi ya Afurika, kuko icyo gihe sinzimo mubyibuka hari Zimbabwe na Angola, bose batera u Rwanda na Uganda. So ariko uyu munsi uko byifashe, ibyo ari byo byose ntabwo Uganda irimo, kuko Uganda barabirebera kure, bari batanze ingabo, ibya ADF byinshi barashoboye kubikora ibyabo. Hano ikigaragara ni uko ikintu cyitwa umunyarwanda cyangwa umuntu uvuga ikinyarwanda, wagira ngo muri fantasi z'abantu bamwe na bamwe byamaze gufata bibatera ibintu, kuko muri aka kanya kose iteka icyo ubona ni uko biriya bihugu byose bisa nkaho nabo ubwabo mbese ubuyobozi bwabo bufite ikibazo n'u Rwanda, bisa nkaho ari ishyari ko kuvuga ko iteka u Rwanda nirwo ruvugwa, kuribona akantu gato k'amafuti katagombye no kubaho, niko kavugwa, bakabona ko umuntu witwa Kagame, Perezida Kagame ari we abantu bemera kurusha abaturanyi be bose, ntabwo bavuga nka Kagame. Wowe urabibonera mu ishyari nk'impamvu kabitera, cyangwa haba ari nk'indi wenda? Ariko tuvuge ko atari ishyari, ariko tuvuge noneho ko niwe utuma ubu amafuti yabo agaragara. Gute? Kubera ko we nta bushobozi afite nk'ubushobozi bw'abari abantu bose. Ubukungu bo bafite ntabwo u Rwanda rubifite, mbese stabilite y'igihe ntabwo u Rwanda rubifite. U Rwanda ni urw'ejo bundi, ariko kuva RPF irangiza ntuza intambara ihagarika jenoside, kuva Perezida Kagame yabaye na perezida, kuko ni muri 2003,
kuva icyo gihe cyose ibintu byose akoze, ibintu byose u Rwanda uko ruvugwa bituma bo bagaragara nk'abanyantege nke. exactly. Donc ibyo nabyo ntabwo dushobora kwirengagiza ko icyo kintu gihari. Ahasigaye ibyo wari uvuze iby'inyungu bwite ku giti cy'abantu, ku giti cyabo, uretse ko nta muntu witwaza igiti ariko buri wese ngo afite igiti ko byabaye imvugo warya ku giti cyawe ukibaza hajya ngo ni ikihe, ariko ibyo byose abo bantu bose biravugwa ko amugano uyu munsi Ramaphosa kari umuperezida ukurikira umurongo umwe watangiye na Mandela. Mandela akaba yarabivuze neza amateka ukuntu abajenosideri abafaransa batumye bambuka bakajya muri Congo. Mandela Madiba arabivuga, Nelson Mandela arabivuga ati abo bantu bashatse kongera no kwiyorganiza ngo bongere batere u Rwanda. Mandela arabivuga. Mandela arabivuga ati buretse n'abari abantu n'abari abanyamurenge n'abanyekongo, nkuko amoko yose yo muri Afrique du Sud ari South Africa, utakuramo abantu bamwe ntibabe South African. Buretse we Thabo Mbeki yavugiye iriya cause inshuro nka zingahe. Thabo Mbeki mu bantu bemeje ari CNDP ya Laurent Nkunda, ari na M23. Donc n'aba South African. Nyerere yarabyivugiye. Fashe abo barires uko ari batatu ko ni nabo bakomoka muri ibi bigo uyu munsi bari imbere bashaka kwica abavuga urunyarwanda. Kuko naho bigeze kwibaza se mwebwe inyungu zanyu zo kujya kumara abavuga urunyarwanda muri Congo yaba ari iyihe? Kuri Ramaphosa nibwo bavuga ko byari byanatangiye no kuri Zuma, aho tunize neza ko Kabila kugira ngo Zuma yemeye kubyinjiramo na Kabila aribyo yari yaramuhaye muri Eastern Congo hariya. Ibyo n'amadetayi yarahari n'ukuntu ari umuneve wa Zuma wari umuhagariye muri iyo ntuza yose, ibyo byarabaye. Uyu munsi bavuga ko na Ramaphosa nawe afite ibyo ntuza yamuhaye, afitemo ngo mwene wabo ni muramu we. So ibyo byose ni ibintu si ubwa mbere tubyumvise, si ubwa mbere twabona ko bishoboka niba byarashobotse. n'ubu ngo ibyo ari byose nta yindi nyungu nta n'impamvu ihari yatuma South Africa iza igatera, kandi igatera ikemera ikajya igakora ingabo hamwe na FDLR mukaba mufatanyije. Bisobanuye iki mu buryo bw'imibanire y'ibihugu kuba barwana bafatanya na FDLR na MONUSCO ishyiremo uko nayo iri muri Springbok ya operation yabo? Absolutely. Urumva niyo hypocrisy y'abanyaburaya. Ni nayo mpamvu iteka iyo bazanye bashatse kuvuga ko u Rwanda, iyo abazungu batangiye kuvuga ngo u Rwanda ngo wenda rushobora kuba rufite abasirikare hariya, u Rwanda rurababwira ati murabona ko nta mpamvu twaba dufite niba tubafite. Abandi bagahita baceceka ko barabizi ko FDLR ihari, kandi FDLR uyu munsi ikomeye kurusha FDLR yo muri mu gihe tuvuge muri 2000, kuko imbunda n'ibintu byose bahabwa noneho. Urumva deja already cya gihe cya Kabila nawe yarabyivugiye, kari bo bahaga imbunda za FDLR n'iki byose, ariko noneho barimo ni nabo ntuza colonne vertebrale y'ingabo za FARDC. Nibo bakomeye kurusha FARDC. Cyane. Kubera iki se? Kubera kari nibo
rega nta munyarwanda uturugamba wigeze kubivugaho kuko ndabyibutse uvuga ko muri spiriti nta munyarwanda uturugamba muri spiriti y'abanyarwanda bifitemo ubukotanyi cyane uwo ari we wese n'igihe ndakubwiza ukuri n'igihe muri 96 Rwanda rwiyemeje kubera ko mahanga bari bazi kugira icyo babikoraho bemeye bakambuka bagatera y'amakambi kugira ngo impunzi zitahe abo bagiye bakomeza bahangana nabo yari fara ingabo zo kwa Habyarimana nibo abafazi abo kwa Mobutu birutse ni Kauro Mpabaguru aho ngo n'ubu ku rugamba niba atari ukubasebya nabwo ngo iyo bacakiranye bariruka ngo abarundi nibo bazi kurwana ahubwo bajya imbere cyane ngo ugereranyije n'abarundi kuko abarundi n'abanyarwanda spiriti zijya kumera kimwe uko bashoma gusa ubundi ni bamwe Albert ujya ubona uburyo 23 ikora amatangazo ntabwo ugibura kuvuga ko igaya imiryango mpuzamahanga kuba nta kintu iri gukora iyo usesenguye ubona imiryango mpuzamahanga yakora iki muri situation iri muri Kongo y'Iburasirazuba ngubu n'iki imiryango mpuzamahanga yakora ku buryo tubona ikwiye kugaho nkahita nkomeza mvuga wa mugani ndumva ko kari byo kuko urumva kuva na mbere icyo mbona kandi ni ubusesenguzi bwanjye ni kuriya mbibona ikigaragara ni uko icyo batinya cya mbere ni uko Kongo yacikamo ibice bande babitinya abanyamahanga abazungu kuko ubu ngubu urumva kugira nibura Kongo ikaguma ari Kongo ibintu byose bashobora kubirangiza Kinshasa kandi ujye umenya ko kuva Kinshasa kuri Goma ukava kuri Atlantique nyanja ya Atlantique ukaza ukagera hagati yo muri Afrika urumva ni kure kuko nabize abanyafrika kenshi bamenya iburaya kurusha uko bamenya Afrika ni nko kuva njya mbivuga kuva muri Portugal ukajya muri Denmark n'amoko atandukanye nta n'ahantu bahurira urumva cyangwa ukava kwa Macron ukajya kwa Putin urabona ayo moko uba wanyuzemo ubwo rugendo rwose rwo kuva Igoma ujya i Kinshasa nuko rungana rega ni kontina Afrika ni kontina twe tunamenye ko turi hagati y'iyo kontina Kongo no twebwe nk'u Rwanda turi hagati ariko aho bazane erega ni hamwe hahoze u Rwanda nuko ari Kongo ubu ariko urumva ni kuri ntuza ya Kongo nta na kimwe kiraza kiva Kinshasa kiza ngo kigere kuri Goma ibintu byose abantu bo kuri Goma icyo bakeneye cyose badafite mu gihugu cyabo binyura hano ntabwo binyura Kinshasa kuko no ku muntu uri kuri Goma cyangwa Bukavu kugira azabone ibintu bituruka hanze ntabwo babinyuze Kinshasa banyuza i Burundi mu Rwanda Uganda TZ ibintu nk'ibyo urumva n'abazungu rero bashatse kugira icyo bakora muri Kongo menya ikintu batinya nuko iki gihugu kigize gitya kikaturika kikapasuka kikaba ibice bitandukanye bwa bukungu noneho n'abantu benshi bagomba kudiringa nabo byaba ari ikibazo kuri bo kurusha ibindi ariko kuba bavuga n'umuntu umwe gusa uri Kinshasa bigatuma bumva ko ahandi hose bakomeza kugira bumva ko byaba ari headache iki gihugu cy'iki kandi mu by'ukuri urebye neza unavugisha ukuri nta organisation nimwe muri Kongo nta nimwe ifite ubushobozi bwo kuyobora kiriya gihugu kingana n'ibihugu 15 by'i Burayi ni kinini koko ye ni kinini cyane urumva igihe
Europe ubu ngubu ni Burayi muri Union Européenne harya ni ibihugu bingahe si 27 na birindwi nako urumva hari igihe rero hari igihe bari bafite bataragera kuri uwo mubare bari 15 uko icyo gihe EU yanganaga ni kuri Congo yonyine igihugu kimwe kingana kandi urumva nta infrastructure erega n'igihe cy'amatora uretse uriya Moise Katumbi niwe wenyine na perezida nibo bafite ubushobozi bwo kujya ahantu hose ko ugomba gufata indege kandi uri mu gihugu kimwe. hari abaturage b'abanyekongo barinda bapfa batari bagera i Kinshasa. Mino erega nakubwiraga uwaje umuntu wo muri Portugal uko umuntu wo muri Denmark yaramutse nabyo birumvikana ko i Kinshasa abantu batibaza ko hashobora kuba ari abantu bavuga Ikinyarwanda kandi ari abanyekongo. Donc urumva ari ahantu byumvikana kuko ntabwo aho bagera hose mu buzima bwabo bashobora kutabonana n'umunyarwanda cyangwa ntibabone aho abanyarwanda baba kuko nk'icyo kintu iyo ubonye Masisi ukabona cyangwa aho hose hariya nta na hamwe hasa n'ahandi hantu muri Congo nta na hamwe hasa hari uko hasa ni Masisi nyine ariko umuntu uri Bandundu ntashobora kumenya uko Masisi ntabyo bazi. Narimo ndeba Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubuso ufite kilometero kare ni 2,000,000 ni zirengaho 345 gutyo mu gihe European Union yo arenye ni ukuvuga ngo European Union iyi ngiyi ni cya kabiri cya European Union yose ukuntu ingana yose ibihugu byose umugabane wose n'ibihugu biri muri European Union kandi ari igihugu kimwe ni igihugu kinini cyane ariko abandi bafite imihanda bafite amashuri bafite energy bafite amashanyarazi wa mugani bafite ibyangombwa byose bafite ubukungu kandi bugenda abantu bose bawugeraho ariko muri Congo nta muntu. Nese Albert iyo mpungenge warugaragaje iyo miryango mpuzamahanga cyangwa ibyo bihugu bikomeye biba byicecekeye ubundi bwo biramutse birenze bikavuga nk'iyi situation nyine ya 23 na Congo ni iki byakora se byategeka ngo muhagarike imirwano byasaba Congo kujya mu biganiro ku ngufu ubundi ya 23 baratwavuga ko ibisaba urumva iyo nibura bubaga inuza izo principles bajya bavuga kiremwa muntu human rights n'iki byose ikintu cya mbere bari kubwira Kinshasa ntabwo mushobora gukorana na FDL kandi FDL tugomba kubafata tukabambura imbunda bakareka gutera umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Nicyo kintu cya mbere nta na rimwe ari kuri Kabila uko ari babiri cyangwa n'uyu nguyu wakurikiye bize babwira ubuyobozi bwa Congo mureke gukorana na FDL mureke gushigikira nuza ubwicanyi ibyo byose ibyo urumva ikindi naho tuvuga wandebese population ya EU ya Congo ya EU ya Congo turabizi ni miliyoni 100 ya European Union ni miliyoni 44 zirenga 44 kandi Congo ni double population muri Congo ni miliyoni 95 ubwo ni imibare current 2021 niko batwerekaga hanyuma population of EU European Union reka turebe nabo ni benshi ni miliyoni 448
no bo ni benshi nibyo mushatse kukubwira Mm. ku hantu aho hantu urabona miliyoni 400 Mm. muri Kongo nta nubwo turagera kuri miliyoni 100 bikwereke ko ujya kwica abantu kandi utize ubura ni bakeya ugereranyije n'ubunini bw'igihugu. Exactly. Kuki ujya kwica abantu kandi ubu bakeneye erega mu bintu byatumye u Rwanda mu mateka y'u Rwanda ndakubwiza ukuri ni umubare w'abantu kuko ntabwo imyambi yacu cyangwa amacumu yacu cyangwa inkota zacu cyangwa ingabo zacu zarushaga iz'abashi iz'abarundi iz'abanyankore iz'abanande iz'abandi ntabwo ari ayo ngayo uzi icyatumaga u Rwanda ruba u Rwanda rutera rudaterwa n'umubare w'abantu mu gihe Kayizari Julius Caesar ni imbere ya Kristo imyaka 45 BC donc Kristo ataravuka aravuga ukuntu yakoresheje abantu mu bucakara abakoresha slaves kugira ngo bamwubakire imihanda ivana ingabo ze kuva Roma ajya gutera muri Gaulle Ubufaransa bwo muri iyi minsi yakoresheje miliyoni 2 z'abantu niyo ntuza consommation ye y'abantu mbere ya Kristo twebwe ku ngoma ya Rwabugiri nyuma ya tuvuge ko ari imyaka 1000 gusa nyuma ya Yesu kandi imyaka 1000 u Rwanda rubayeho twari dufite umubare w'abantu twari tumaze kugera kuri miliyoni 1.2 nushaka uyishyire kuri Google uze kureba population y'u Rwanda ku ngoma ya Rwabugiri igihe cya Berlin 1.2 miliyoni 1.2 ntibari benshi se ubwo urumva muri icyo gihe Uganda yose abatoro abacori abaganda abanyankore abantu bose babaga muri Uganda kuko yari colony deja already bo bari miliyoni 2 gusa twebwe ni nk'u Rwanda kandi u Rwanda rwarutaga u Rwanda wakuba nk'ishuro nk'eshatu ariko half of it yari amashyamba nta mihanda twari dufite nta villages nta kintu abantu buri muntu yibera mu rugo rwe ku musozi n'abamukomokaho urumva miliyoni 1 impamvu twari power house ko nakubwira amacumi namwe impirunde ni imwe n'inyambi ni imwe uko twarushaka abandi n'umubare w'abantu abarundi nibo bakurikiraga uraza kubireba kuri Google 800 gusa abazuru Shaka Zulu ni mu bihe bimwe South Africa the whole nation y'abazuru bari 490 bari bake donc icyatumaga twebwe turusha abantu bose nuko twari dufite institutions zacu zibungabunga abantu cyane urumva nukuvuga ko ibintu byo gufata abantu mu bucakara abantu bitwa bantu abantu ntabwo byashobokaga ntabwo washobora kuba woninga umuntu n'uwawe ntibishoboka bo bashobora kubikora kuba bafite urufu rw'abantu nuko icyo ushaka kuvuga nuko Africa Sub-Sahara ni underpopulated nta bantu dufite sa Congo abantu urabona ukuntu kingana nta nubwo bagera kuri miliyoni 100 hanyuma hakaba hari abasazi bica abantu utigize ubura n'ahantu buba bakagira impunzi zahunze ibihumbi 40 exactly urumva iyo urabona ko ari ubuyobozi burwaye n'abantu badafite ubushobozi reka twebwe natwe n'umurage aho turi bo uyu munsi n'umurage kuko reka ibintu byose kuri twebwe bikwereka ukuntu abanyarwanda bitaho ku buzima ese ni dutandukana hano sinibo guseze nkubwiye ni urabeho ubeho
uraho muraho muracyabaho mwirirwe muramuke mwiriwe uramuke waramutse urabona ukuntu twashiragamo ingufu mu buzima bw'abantu kandi urumva iyo u Rwanda rwateraga rugafata abantu mu minyago ntabwo byari gucakara babahinduraga abaturage cyane kuko icyakurikiragaho iteka ni sezo yo gutetesha Kayibanda si umunyarwanda ese ni wowe waje yaje ari umunyago iyo ariko bakamugira umunyarwanda yari umushi iminyago urumva abantu icyo bashaka erega iyo ugiye gusaba mu muryango n'ubu ugiye gushaka amaboko si imvugo yacu ni ukubera ko abanyarwanda icyatumaga u Rwanda ruba u Rwanda rutera rudaterwa nuko investment yawo yari mu bantu kurusha ahandi Albert turimo turagana ku musozo nagira ngo turebe naho nishobora kubaganiriza ijoro ryose ndabona burimo burira kugeza ubu rero amakuru ntaramenyera gihamya nuko ari amakuru ari guturuka hariya avuga yuko Sake kugeza ubu 23 yifite bamaze kuyifata niba hari icyo wenda bandushaho nk'amakuru wabitubwira bundi tukagana ku musozo oya nta bindi kuko kuva ejo mbese waje ntanamenya neza twa detaye tundi kuva cyagiye namenye ko izo ngabo zose zavuye mu mujyi ariko kuhafata biya byose ntabwo ari ibintu nanuza ntabwo ari mu muco wa M23 kwita bahafata ngo bagira ahabo bagire intuza kuko nabo barabizi muri psychology z'abantu iyo bagenda bafata imijyi abandi barasara urumva ariko icyangombwa nuko abaturage nibura ntibakomeze kuraswa cyambere cya M23 abantu bazasubiza amaso inyuma barebe neza iteka n'umutekano w'abaturage bagamije so ibyo gufata Sake n'iki byose cyese bafite na strategy ariko ibyo twazabivugana muri iyi minsi tuzabireba ahubwo tunarebe na Goma icyo kazatuma mugaruka neka bamugani kaba gatuma tugaruka tuzanareba na Goma noneho igishobora kuzayibaho mu minsi iri imbere kuko kugeza ubu nta prediction dushobora kuvuga ngo ibi bintu bizagenda bite ahubwo byose biri mu byifuzo by'abantu barifuza bati yaba byagendaga gutya bikagenda gutya ubwo numva aricyo twavuga Albert katugane ku musozo ndagushimiye cyane nanjye ndabashimiye mwakoze namwe